mwaramutse neza. Ndashaka kubereka rero kuri iyi mining, hari mining ebyiri nabahaye ariko mutari kwitaho nshaka kubereka, nubwo wenda ndi busange bamwe batanarebye video. Reka mbanze mbereke gatoya. Hano muri WhatsApp hari groupe mbamo, ushobora kugurishirizamo cryptocurrency wenda ukazigurisha. Reka nze nkwereka n'urugero. Ushobora kuzigurisha kuri make kugira ngo utaburara, ariko n'ubundi ni ukuvuga ngo uba uzigurishije ariko wazabishaka, iyo ubishatse urazibika ukazazigurisha habaye mainnet cyangwa se zagiye ku isoko. Ngira ngo Athene hano urayibona, iyi nciyeho akarongo, reka ngakureho nyiceho akarongo imbere. Athene urabona ko iri ku mafaranga 50 y'amanyarwanda, uyigurishije n'ubu uyifite bayigura. Uru ni urugero rwa Athene. Hari n'izindi ushaka kumuguraho Ruby ni 2.5. Ubwo Ruby nayo ngira ngo urayibona. Reka nze nkwereka izindi, ni ukukwereka uburyo crypto ziba zifite agaciro. Urabona nk'iyi ngiyi bayita Sidara. Sidara dore ni 260. Iyi bita ko yo yamaze kumayiningwa, yamayiningiwe muri Satoshi, yararangiye. Urabona zigiye zirimo amoko, nk'iyi bita hot iri kuri 0.2 by'idolari. Uyu muntu yazikugurira ako kanya, ngira ngo uranabona ko ahita akubwira ko yakwishyura mu buryo bwihuse. Ashobora kukwishyura akoresheje Momo, Binance cyangwa se n'ubundi buryo bwose. Urabona rero ko crypto zifite agaciro, ariko aka ni gatoya. Igihe zizaba zagiye ku isoko zizaba zifite agaciro gahambaye, nka kuri ubona nibura kowa uri kubona iri ku 5. Icyo nshaka kukwereka rero ni icyo nabahaye izi mining. Nabahaye iyi bita, iyi ngiyi nyine uri kubona bayita Athene, ariko Athene dusanzwe tuyifite muri application. Dore ninjya muri telefone yanjye, dore ngiyi dore Athene dusanzwe tuyifite. Ubwo rero dushobora kumayiningira muri application nk'uku nguku nyifite hano, dore ngiyi, cyangwa se tukamayiningira no muri Telegram. Wamayiningira ahantu habiri. Reka nze nkwereka ukuntu ngiye biteye. Nk'ubu ngubu muri Athene yanjye ninyifungura, nindamuka mfunguye Athene, reka urebe uburyo nyimayiningamo. Nuko iri gutinda gufunguka, ariko ishobora guhita ifunguka nkakwereka uko biteye. Ni ukuvuga ngo mining ikorerwa habiri. Ikorera muri app, iyi ngiyi igaragara kuri desktop ya telefone. Hakabaho n'indi mining ya Athene nayo bakorera hehe? Muri Telegram mo imbere. Nk'ubu ngubu ni uko ndi kubona ikiri kwizunguza, network zitaragira kano kantu gakuramo. Reka mining rero. Ku mining Athene buri munsi hano hari izo baba bakubwira ngo receive, urazakira. Warangiza reka nzakire urebe. Nkora kuri receive zino 780 zigahita ziza. Urabona ko nzakiriye, hejuru banyandikira congratulation ubwo nazakiriye. Noneho ikindi nshaka usobanukirwe kuri Athene, ahangaha handitse mining mo hano hagati, niho uhita ukanda ukamayininga. Kanze nabyo mbikwereke. Ngira ngo urabona ko bari kumbwira ngo claim. Ubu ngiye guclaiminga Athene zingana iki? 747. Ubwo nkanda hano kuri claim, nkahita nziclaiminga nazo. Kanze nzikande, ngira ngo urabona ko nazo zije. Noneho wowe ushobora kwibaza ngo balance bayirebera he, cyangwa se izo umaze kugeraho. Izo umaze kugeraho rero bazirebera hano. Ahangaha bahita wallet. Ubwo nimpakanda gutya bahita banyereka, urabona nka gem maze kugeraho 14,000. Noneho iyo ukwezi kurangiye bafata zino gem bagahita bakuvunjiramo Athene. Impamvu uri kubona mfite Athene nkeya, inyinshi naraziriye. Narazigurishije nyine. Urabona ko hari izo nagiye ngurishiriza muri peer to peer batarayifunga, hari n'izo bafungiyemo zigera mu 1000 zirimo, ariko umunsi bayifunguye nzongera nzifate nzigurishe. Ubwo rero buri tariki ya mbere bafata zino gem bagahita bazivunjamo Athene.
ubwo urabona gemu nyinshi zivamo atene nkeya. Ibyo ni ibyo wabasha kumenya. Noneho rero hari iriya ndi gutanga kuri Telegram, ubwo ngiye kuva muri application nyivuye muri nk'ubu naguhaye link nakubwira ngo nawe joining, icyo uhita ukora ukanda kuri link gutya ngira ngo urabibona. Iyo bigenze uku uhita uhitamo Telegram, uraza ugahitamo Telegram ugakanda kuri just once, ugakanda hano kuri just once. Icyo ukora rero urategereza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ukigeramo uhita ubona ibihumbi 50 bya gemu, 500. Iyo umaze gukora KYC nk'uko hano bari kubitubwira. Rero ukigeramo hano wowe ukanda hano handitse launch app, ni naho bamayiningira. Reka makande rero, kanze makande ubundi bifunguke nkwereke ukuntu bayikoresha. Urabona hano bahita bakubwira ngo access to network, mpisengeramo imbere. Ikintu ukora kano kantu iyo kakwitambitse ukora hano kakavamo, akavuga ngo mining app, uhita ukavamo. Aha ngeze ushobora kugira ngo ndacyari muri application kandi ahanageze ni muri Telegram. Ndaje nkwereka aho bitandukaniye. Reka wenda aha ni kuri mining, urabona nk'uyu munsi imaze kwakira 15 kubera ko maze iminsi 3 gusa. Noneho ariko ikindi nakwereka, ubwo iyo uri hano kuri home wowe buri gitondo uraza hano kuri receive ukazakira. Noneho nyuma yo kuzakira hakurikiraho iki rero, hari mining bakorera hano hantu handitse mining n'ubundi nk'uko no muri application bigenda. Wowe uraza ugahita ukanda hano kuri mining ugategereza. Ngira ngo urabonaho ntabwo ziraza kabisa, hariho 2 n'amasaha. Ubwo mu gitondo nari namayininze niyo mpamvu uri kubibona gutya. Ubu ntacyo guclaiminga gihari. Aya masaha 9 n'igice bari kutwereka nashira, ubwo arabaye 12 ashize, ndaza guhita nza hano handitse claim, haraba habaye icyatsi kibisi, mpite mpakanda ubundi nkore claim. Noneho izo mininze zijya he rero, ngiye kukwereka mo hano izo mininze zijya he. Ntabwo zijya hamwe naho muri app, zijya ukwazo, zijya nazo hano handitse wallet. Reka nze nanakwereke izo mfiteho, kubera ko iyi mining yo muri Telegram itangiye vuba. Rero ubu ni ukuvuga ngo ntabwo mfiteho atene, ntibarazikonvata, ariko mfiteho iki, mfiteho gem. Hari na gem nabonye bagiye bampemba. Ubwo reka nkande kwa aka kantu ka wallet turebe, ndagakandaho gutya ntegereze. Ngira ngo urabona ko kuri atene nta kintu mfiteho, ariko mfiteho gemu nyinshi cyane, bitewe n'uko hano bari gutanga gemu nyinshi. Ni promotion nyabuneka, kandi ntugire ngo izi atene zizaba zitandukanye n'izo muri application. Amahirwe nakubwira nuko hano abantu bari gutanga gemu nyinshi ari nazo zizatanga atene nyinshi, mu gihe muri application batanga twa gemu dukeya. Ubwo rero iyo muri Telegram tangirana nayo, shyiramo imbaraga nyabuneka. Aya ni amahirwe, aya ni amahirwe. Urabona ko kuri atene mfiteho 0, kuko iyi niyo muri Telegram itandukanye n'iriya yo kuri application. Ariko ngira ngo urabona ndenda kugira miliyoni ya gemu. Bino bintu biragaragaza ko bizagenda neza. So nuko rero bayimayininga nta kindi. Iyo ushaka gutumira umuntu nabwo uraza ugakanda hano. Ushobora gutumira mugenzi wawe. Narakubwiye nti burya ibintu byose bikorerwa kuri internet ni ugukorana, ni ugufatanya. Uza hano handitse network ukahakanda, warangiza usikororinga uzamura, ugahita ubona hano hantu handitse copy cyangwa se share, ugahita ubasharinga. Ushatse wayikopiya cyangwa se ukamusharinga link. Ni ahangaha bakura link. Ubwo rero wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Wowe utarakora mining ya atene yikore. Reka nze mbereke gatoya. Iyo ukanze hano kuri wallet bakwereka iminsi isigaye ngo ino mining irangire, kandi iyo muri Telegram izarangirira rimwe n'iyi ngiyi yo muri application, kuko iminsi irangana. Hasigaye iminsi 144 n'amasaha 13 n'iminota 11 aho nkoreye iyi video. Ubwo rero nakubwira ngo tangira kabisa. Ushobora kubona ino video ukaba ntuba muri groupe yanjye,
ya WhatsApp, wanyandikira kuri 0780457362 nkaguha link nkajya ngusobanurira nawe ugashaka amafaranga ukoresheje telefone yawe kandi nta gishoro. So ubwo rero ndaje ndashyira link no muri description, uramutse uyishaka wahita ujoyininga ugatangira gukorera amafaranga. Sawa sawa, kora subscribe wowe mushyashya, ndabakunda cyane.